Reka ntangire basuhuza ngira ni Kristo Yesu akuzwe. Aho muri mwese, aho muri bose mbifurije umunsi mwiza wa mutagatifu Mama Faustina. Nk'uko umuyobozi w'ingoro amaze kubitubwira, tugiye kuganira tugendeye ku nyito igira iti niyo nasuzugurwa nzashimira Yesu igihe cyose nitangiye ubutumwa. Niyo nasuzugurwa nzashimira Yesu igihe cyose nitangiye ubutumwa. Iyi nyigisho murumva ko igenewe abantu bose bitangira ubutumwa bwa Yesu, kandi mu bitangira ubutumwa bwa Yesu ndumva abahiga intumwa z'impuhwe z'Imana ari bakeya mu bikorwa byanyu by'urukundo bya buri munsi. Iyi nyigisho igenewe kandi gukangura abari barasinziriye mu bikorwa byo kwamamaza ubutumwa bwiza nk'uko twabugejejweho na Yesu Kristo. Ibyo maze kubivuga rero, nagira ngo mbabwire ko nejejwe no kuganira namwe kuri uyu munsi mukuru nk'uko nabivuze wa Mutagatifu Faustina. Ikinejeje kurushaho ni ingingo tugiye kuganiraho maze kubabwira igira iti niyo nasuzugurwa nzashimira Yesu igihe cyose nitangiye ubutumwa. Aya magambo agize interuro y'ikiganiro cyacu, tuyasanga mu myanzuro yihariye y'umwiherero w'iminsi 8 mbere y'amasezerano ya burundu Mama Faustina yagiriye i Cracovia mu gihugu cya Polonye muri Mata 1933. Mwumve ko ari amagambo dukura mu myanzuro y'umwiherero, nanabakangurira namwe ngo igihe mwagiye kwiherera mujye mugira imyanzuro mufata kandi ifatika, muyandike mu dukayi twanyu. Ntawamenya abuzukuru n'abuzukuruza bacu bashobora kuzajya babyigiraho nk'uko turimo kwigira mu byo twabonye mu ikayi ya Mama Faustina. Iyo myanzuro rero yafashwe na Mama Faustina asohotse mu mwiherero, yaravuyemo asobanukiwe neza ko icyambere ari urukundo rwa mugenzi we, bityo afata ibyemezo 3 bikurikira, harimo n'interuro y'iki kiganiro. Yarabanje afata icyemezo cy'uko atazongera gukora ikintu na kimwe kidashimishije bagenzi be. Mu magambo ye yaravuze ngo sinzongera gukora ikintu kidashimisha abandi babikira. Nimwibuke ko yari umubikira. Aha abantu mwibitsemo imigambi yo gukora ibidashimishije abandi, abantu mwaragerageje ibintu byinshi byo gukora ibibabaza abandi, aka ni akanya keza ko gufata umwanzuro nk'uko Mama Faustina yabigenje, yo kwirinda gukora ibibabaza bagenzi bawe, ibibabaza abavandimwe bawe.
uwo mwanzuro wufashe uyu munsi, abuzukuru n'abuzukuruza bawe bazakwigiraho byinshi. Umwanzuro wa kabiri Mama Faustine yafashe nyuma y'abamwiherero w'iminsi 8, yafashe umwanzuro wo kutavuga ku badahari ndetse no kurengera icyubahiro cya mugenzi we. Aha nanone nkangurire abantu bose, nanjye kandi ndimo, kuyu mwanzuro ari ingenzi cyane kuri bamwe babangukirwa no kuvuga abandi nabi, cyane cyane iyo badahari. Akakuvuga nabi ahangaha kuko udahari, mwahura kandi akagusingiza. Uwo ni umuco mubi. Bibaye byiza nk'uko Mama Faustine amaze gusoza umwiherero w'iminsi 8 yafashe umwanzuro nk'uyu, aha twicaye muri iyi ngoro ya Nyagasani ya Yezu nyiri mu bikavuga, ufashe umwanzuro wo kujya wirinda kuvuga bagenzi bawe nabi, cyane cyane iyo badahari, wafashe icyemezo gikomeye. Ikindi yafashe umwanzuro kandi gikomeye ni uguharanira icyubahiro cya mugenzi we. Benshi muri twe tunezezwa nuko bagenzi bacu bacishijwe bugufi, ngo nawe niyumve, ngo nawe yajya yabona, ngo nawe yajya yakumva ibyo natwe twamurushije. Ayo ni amagambo ava mu mutima mubi cyane. Umwanzuro Faustine yafashe arangije umwiherero, uwo mwanzuro nawo uri mu bikomeye, ko azajya ahubwo aharanira icyubahiro cya mugenzi we. Aho wicaye ahangaha ugize amahirwe ugafata umwanzuro wo kujya uharanira icyubahiro cy'abawe, aho kubacisha bugufi no kubakoza isoni, waba ufashe icyemezo gikomeye cyane. Hanyuma rero ubundi afata undi mwanzuro mwiza wo kwishimira inyungu za mugenzi we. Hari benshi batishimira ko abandi bamerewe neza. Hari abazira birimbiye, hari abazira biryoheye, kandi iyi si yacu niko iteye. Hari abazira batera imbere, iyi si yacu niko iteye. Aha wicaye uyu munsi waje kwishyira mu biganza by'impuhwe z'Imana, uramutse ubafatiye umwanzuro mwiza wo kujya wishimira iterambere ry'abandi, ishyari ryazabareke mu mutima wawe, ishyari ryazagabanuka mu bawe no mu byo ukora byose. Nuko mu myanzuro rero hahera uyu nguyu ugize interuro y'inyigisho yacu uyu munsi, ngo nzajya nshimira Yesu igihe cyose nsuzuguwe kubera we, ngo kandi nzajya nsabira ku buryo bwihariye umuntu wese umpa ako kanya ko gusuzugurwa kubera Yesu, ngo nzajya nicisha bugufi mbigiriye abandi, ngo sinzajya mbara inshuro nitanze, nzagerageza gushyira gushyira ibi mu bikorwa ku buryo bw'ibanga, ngo icy'ingenzi ni uko bibonwa n'Imana yonyine. Ibyo muzabisanga mu kanyamakuru ka Mama Faustina kuri nimero ya 243. Aho niho muzasanga ya myanzuro yose navuze mu mvugo yanjye, ariko n'abakangurira ko natwe iyo myanzuro yaba yacu.
ngarutse rero kuri iki gice cya nyuma cy'imyanzuro yafashwe na Mama Faustina, aricyo cyo kuvuga ngo niyo nasuzugurwa nzashimira Yezu igihe cyose nitangiye ubutumwa. Nagira ngo mbibutse ko muri icyo gihe Mama Faustina yafataga iyi myanzuro avuga aya magambo, ndetse no mu myaka yabanje n'iyakurikiyeho nyuma y'iyi myanzuro, isi yari yaragwiriyemo bamuziramuwe, ariko banza n'uyu munsi bariyongereye. Muri iyo si yabagamo, muri iyo myaka Mama Faustina yabagamo, bamuziramuwe bari barororotse cyane, kandi bari barateguye imigambi mibisha yo kwanga, yo kurenganya, yo gusuzugura no gucisha bugufi, ndetse no kwambura ubuzima bagenzi babo, ndetse n'abadapfuye bagasigara ari ibisenzegeri, barashenguwe n'agahinda batagira n'uwo bagatura. Muri ibyo bihe Mama Faustina yabagamo hari n'isi y'agahinda kenshi, ndetse abenshi barabuze uwo bagatura. No muri ibi bihe byacu, cyane no muri uru Rwanda rwacu, kubera amateka akarishye twanyuzemo, hari benshi bagifite agahinda ndetse babuze uwo bagatura. Murumva ko ayo magambo yaje azi igihe, maze Mama Faustina muri iyo si ye yabagamo aba ashyizemo, navuga yengejemo umuriro w'impuhwe utuma abantu bogeza ubutumwa bwa Yezu, kugira ngo nabo babuze uwo batura agahinda basange Yezu nyir'impuhwe, bamutura agahinda kabo maze bakire. Kandi rero abamusanze ntabwo bajya bataha amaramasa. Namwe mwaje hano uyu munsi, kereka uwaje kuvoma nta kivomesha afite, nahamya ko mutatahiraho, mudashobora gutaha uko mwaje. Reka mbwira abatabizi bagira ngo ndavugira mu migani ko muri iyo myaka Faustina yari muto cyane, ubwo yari mu myaka y'1914 na 18, yari muto cyane, niho habaye ibibi bikomeye, maze ubugome bwa Sekibi n'abambari be bwisuka kuri rubanda rw'inzirakarengane mu cyiswe intambara y'isi yose, maze abantu barahangayika. Mama Faustina rero yakuriye muri uwo mwuka mubi w'intambara ikomeye, arinda apfa ku itariki ya 5 Ukwakira muri 1938, ubwo yari afite imyaka 33 gusa. Uwo mwuka mubi ugihari ndetse ukomeye ku buryo wongeye gusandarira mu cyiswe intambara ya kabiri y'isi yose. Ubwo murumva kuvuga Yezu byari bikomeye, ndetse kwamamaza ubutumwa bwe byacishaga bugufi benshi, byatumaga benshi basuzugurwa. Mu mwaka w'1930 Mama Faustina yavuzemo aya magambo agize umutwe w'inyigisho yacu, na Kiliziya ubwayo yari mu bibazo bikomeye, kuko bitari byoroshye kwamamaza Yezu ku mugaragaro. Byari bigoye kugira ngo uvuge Yezu, byari ibintu bikomeye. Hari n'imiryango y'abihaye Imana yagombye kureka imyambaro igaragaza ko bihaye Imana kugira ngo babashe kuvuga Yezu mu ibanga rikomeye, ariko ntibigeze bareka kumuvuga. Ni nayo mpamvu rero Mama Faustina yavugaga ngo ni nkaho yateraga imbaraga abogezabutumwa b'icyo gihe, ababwira ngo muramenye niyo mwasuzugurwa ntimuzareke kuvuga izina ry'Imana.
ngo ahubwo uzashimire Yezu waguhaye imbaraga zo kuvuga ubutumwa, ibyaba byakubayeho byose biramaze. Murumva rero iri jambo ryari rifite umwanya waryo, kandi muri iyi si yacu turimo nabyo ntibyoroshye. Ubu ngubu kwamamaza ijambo ry'Imana ukaryamamaza ushize amanga mu iyi si dutuyemo yo mu kinyejana cya 21 ntabwo byoroshye. Kubisuzugurirwamo no kubigiriramo ibibazo ni ibintu rwose bitagutungura. Ariko iyo Mama Faustin avuga iri jambo, ni nk'aho wowe mwamamazabutumwa w'impuhwe z'Imana wicaye hano, ni nk'aho wowe wose wogeze ijambo ry'Imana, we wamamaza inkuru nziza ya Yezu Kristo, akubwira ngo niba ukiyumvamo iki kinyotera, shimira Imana, shimira Yezu, kuko yakubikije ibanga rikomeye cyane. Nagira ngo nibarize abifitemo icyo kinyotera muri mwe mwicaye hano, mwumva mwakogeza ijambo rya Yezu, naho mwasuzugurwa, naho mwacishwa bugufi, uwumva atatatira ijambo rya Yezu nagire gutya nk'uko ngize maze mbere. Abandi se bisi, abandi ubanza mutari mwabyumvise neza. Uwumva yavuga ijambo ry'Imana, uwumva yakwamamaza izina rya Yezu, naho byaba ngombwa ko asuzugurwa cyangwa agacishwa bugufi, nashyira akaboko hejuru rero. Reka da korari ntibiyireba, reka da muzajya muvuga Yezu ariko hari mu muziki gusa se? Muhumbure ntabwo ari ikizamini akoreshaga, nagira ngo nirebere gusa uko duhagaze. Iri jambo rya Mama Faustina rifite ishingiro cyane, kubera ko erega ni ibintu byoroshye, ni ibintu byoroshye kuko gucishwa bugufi no gusuzugurwa. Ubu hari benshi rwose babasuzugura bibaza impamvu mwaje kwicara ikabuga, bababwira bati mwabuze ikindi gukora. Kubera ko ngubu nyine gukorera Imana bisa nkaho bitakigezweho, no kuba mwiyobokamana ryimbitse bisa nkaho bitakiri ubusirimu, uretse ko ngeraho nkababwira ngo ubusirimu buzabakura ku Mana, muzamureke ntibuzaba bukiri ubusirimu, buzaba rwose ari ikinyuranyo cyo kwitwa umusirimu, kuko umusirimu nyine ni n'ukeye ku mubiri akaba akeye no ku mutima, kandi nta kindi kidufasha gucya ku mutima atari ukuyoboka Imana twemeye. Ndavuga Imana nyir'ubuntu, ndavuga Imana nyir'impuhwe. Muri ibi bihe rero Mama Faustin yavuze ijambo ryiza rihumuriza abogeza inkuru nziza ya Yezu Kristo, ariko arabanza byiyegerezaho avuga ati nzajya nshimira Yezu igihe cyose nsuzuguwe kubera we, nzajya nshimira Yezu igihe nabashije kuvuga ubutumwa bwe niyo byaba byangizeho ingaruka. Abahamya ba Yezu Kristo rero ntibatana n'ibigeragezo ng'iki cyo yashakaga kubabwira. Ibi mvuze niko kuri, abahamya ba Yezu Kristo ntibatana n'ibigeragezo. Mu ijambo rivugitse ukundi ni nako Bikira Mariya w'ikibeho nyina wa Jambo yabwiye abana be ati abana banjye ntibatana n'imibabaro. Ubwo abana be ni n'abahamya ba Yezu Kristo. Nanjye hano mbibasubiriyemo, abahamya ba Yezu Kristo ntibatana n'ibigeragezo. Umuntu utarakura mu kwemera aba akiri mu rwego rwo kwizera yuko uwemeye kandi akakira Yezu nk'umwami n'umukiza aba aciye ukubiri n'imibabaro.
gusuzugurwa, ubukene bw'imitungo n'amatungo, cyangwa se gucishwa bugufi muri iyi si. Umuntu utarakura aba yumva ari ibintu bitagakwiye kumugeraho, kandi urebye abogezabutumwa b'iki gihe ni nabyo bibandaho cyane. Bimwe ubushize twaganiriyeho twita Evangile de Prosperité, hamwe abantu bigisha ivanjiri itagira umusaraba. Umuntu utarakura mu kwemera rero akurikirana inyigisho zizira umusaraba, ariko kandi ntabwo bishoboka, kuko nta mugaragu usumba shebuja. Yesu Kristo mu kwamamaza ingoma ya se byabaye ngombwa ko atwara n'umusaraba. Iyo rero ukuye umusaraba cyangwa se ugasukura ibigeragezo mu buzima bwawe, uba ugiye kuba umugaragu witandukanije na shebuja. Ibigeragezo n'ibitotezo bigize ubuzima bw'umukristo. Ibi rero byabaye no ku ntumwa ze, ku buryo kunyura mu bigeragezo byageze aho bikaba n'icyishongoro cy'abakurikiye Yesu. Kunyura mu bigeragezo ukabivamo uvanye n'intsinzi, ukababazwa ntubabaze, ugahemukirwa ntugire uwuhemukira, ugatukwa ntusubize. Ubu gutukana byarateye no ku mbuga nkoranyambaga, nyagira ubwoba ko bizokama n'abakristo bamwe bemeye Yesu. Ugatukwa ntutukane, ugasuzugurwa ntusuzugure, ukanyura mu nzira zinyuze Imana, kabone naho byaba bigaragara ko ari ibintu biremereye. Iyo ni ishema y'abemeye Kristo. Pawulo mutagatifu ni urugero rw'abamenye iryo banga. Ibigeragezo yanyuzemo byari byaramubereye icyishongoro. Muze gusoma mwitonze mu ibaruwa ya kabiri yandikiye Abanyakorenti, umutwe wa 12, umurongo wa 22 kugeza ku wa 28, niba ntibeshyeho gatoya. Muraza kureba uburyo Pawulo mutagatifu yavugaga ati, mbese bakorera Kristo, reka mvuga amatuteshwa ndabarusha bose. Ati mbese mu miruho, ati narabarushije. Mu buroko se, ati inshuro nyinshi kubarusha. Ati inkoni se, ati nakubiswe izitabarika. Amakuba y'urupfu se, ati nayagize hato na hato. Inshuro 5 Abayisiraheli bakubise ibiboko 39. Nimwumve ko yanabibaraga kimwe ku kindi. Nakubiswe inkoni inshuro 3, rimwe mpondaguzwa amabuye, ndohama 3 mu mazi, ndetse mara ijoro n'umunsi rwagati mu nyanja. Mu ngendo zanjye nyinshi nagiriye amakuba mu nzuzi, mpura n'abambuzi, ngira akaga kabo dusangiye ubwoko, nako ntewe n'abanyamahanga, ngirira ingorane mu mujyi, mu butayu no mu nyanja, kubitiraho imitego y'abagambanyi biyita abavandimwe. Mu miruho n'imibabaro n'iminaniro, mu kurara irondo kenshi, mu nzara n'inyota, mu gusiba kurya kenshi, mu kwicwa n'imbeho no kubura icyo nambara, ntavuze n'ibisigaye, aho niryo shema ryanjye. Ubu ni Pawulo mutagatifu wabibwiraga Abanyakorinto. Aho rero aza yuzuza ijambo rya Mama Faustina uvuga neza ko niyo yasuzugurwa azashimira Yesu igihe cyose
yitangiye ubutumwa. Mu yandi magambo, naho yanyura mu bigeragezo azashimira Yesu. Ibi nibyo rero Pawulo mutagatifu ubwe yakoze, ndetse abivanamo icyishongoro gikomeye cyane. Iyo rero Mama Faustina agira ati nzajya nshimira Yesu igihe cyose nsuzuguwe kubera we, bisobanuye ko yari amaze kugera ku bukure bushimishije mu buzima bwa roho, kandi ubwo buzima tumwigiraho, tukamwigiraho ko natwe tugomba gutera intambwe kugera aho tuzamera cyangwa se tuzamenya gushimira Imana kubera ubutumwa twakoze, naho twaba twageragejwe kubera Yesu Kristo. Nitugera kuri icyo kigero tuzaba dufite igihagararo cy'ubukristo bushimishije. Iyo Mama Faustina atubwira ko tugomba gushimira Yesu niyo twaba twahuye n'ibigeragezo mu butumwa, ni uburyo bwo kutwigisha neza ko kwitangira ubutumwa bitera ihumure mu mutima. Kandi nibyo koko, ngiye kubaho umwitozo niba mujya mukora ubutumwa mubikuye mu mutima, niba muririmbira Yesu, niba mujya mu bikorwa by'urukundo mubigiriyemo Yesu, niba warihaye Imana koko uzirikana Yesu wadupfiriye ku musaraba, umunsi uzagira ubutumwa bukomeye cyane, uzamara uwo munsi ubwira Yesu uti ibi ni wowe mbigiriye Yesu mwiza, ibi ni wowe mbikoreye Yesu wanjye. Uvanemo ibyo kwinubwa byose, ibyo ukora ubikore umutima wawe uhamanya nawo kubikora ubigirira Yesu. Ndahamya ko nimugoroba uzagera unaniwe kubw'umubiri, ariko uzagerageze utege amatwi umutima wawe, uzumva unezerewe, uzumva harimo amahumbezi, uzumva ibyo wakoze byose biguhaye ihumure mu mutima, ku buryo n'imvune wagize ku munsi uba utakizibuka. Aho rero niho Mama Faustina twigishiriza neza ko ubutumwa twakoze tugukorera Yesu niyo twahuriramo n'ibigeragezo bidutera ihumure ku mutima. Umwe rero mu bahanga bo muri iki gihe cyacu yavuze neza cyane ubwo yagiraga ati umuntu uhirwa kurusha abandi ni uwahindutse isoko y'umunezero wa benshi. Ibyo kandi nanjye ndabyemera cyane. Ubundi virusi y'ubwikunde bukabije no kuba abanyamwigendaho itarayogoza mwene muntu, umunezero wavaga mu bwitange, umunezero w'umugabo mu rugo wabaga ari uko kwitangira umuryango Imana yamushinze. Umubyeyi w'umudamu mu rugo rwe yanezezwaga no kubona ibibondo bitemba itoto, bigatembera itama bitewe n'uko byariye bigahaga kandi bikagubwa neza mu gituza cy'umubyeyi. Sinashidikanya kwemeza ko ari aho umwanditsi w'ibyakozwe n'intumwa yahereye agira ati naberetse buri munsi ko ari ngombwa kuvunika dutyo kugira ngo tugoboke abatishoboye, twibuka n'amagambo ya Nyagasani Yesu yivugiye ati utanga arahirwa kuruta uhabwa. Ihumure ry'umutima burya kenshi ntituriterwa n'ibyo twahawe, ahubwo turiterwa n'ibyo twatanze. Nibyo rwa rugero nababwiraga, umubyeyi wareze neza aterwa ihumure mu mutima nuko abamukomokaho bameze neza, niyo we yaba yaravunitse bikomeye. Iryo ni ryo humure ry'umutima. Tugendeye rero muri uyu murongo,
no kuri iri jambo ryiza rya Yesu ngo utanga arahirwa kuruta uhabwa, Mutagatifu Faustine yadukanguriye agira ati niyo nasuzugurwa nzashimira Yesu igihe cyose nitangiye ubutumwa, arimo kutubwira ngo mujye mukora ubutumwa bw'Imana, mujye mukora ubutumwa bwa Yesu Kristo, ibigeragezo wahuriramo nabyo byose humure rizagutaha ku mutima. Ubu hari benshi batazi ibanga ry'ihumure ritaha ku mutima. Ibanga nta rindi ni ukwitanga witangira abandi, kuko utanga arahirwa kuruta uhabwa. Mutagatifu Faustina rero avuga aya magambo yashakaga kuvuga yuko atazahwema gushimira Yesu umuha imbaraga zo kwitanga ku bw'ihirwe rya benshi, kuko nawe ari we avoma ihirwe ry'umutima we. Aba kandi atwigishirijemo kandi ko natwe tutagomba kwinubira ibitugora cyane iyo bigamije ihirwe rya benshi mu b'Imana yatubagije. Ntuzinubire ko waririmba ukananirwa, ntuzinubire ko wagiye kuririmbira Nyagasani ugakora urugendo rurerure, rimwe na rimwe ugatanga na tike yawe. Ihumure ry'umutima rizagutahaho kereka nutabishaka. Ntuzinubire ko wakoze ibikorwa by'urukundo cyangwa se ibikorwa by'impuhwe z'Imana, kuko ababikora babikuye ku mutima, abo batahwaho n'ihumure rya Nyagasani. Ntibanahangayikira iby'isi, ntibanakangwa n'ibigerageza kubakura umutima. Mbahaye urugero rwo muri Bibiliya ry'umugabo wagize ihumure kubera ubwitange bwe, ry'umugabo wagize ihumure ry'umutima ryuzuye ntahangayikishwe n'ibyo yumva hanze. Muzasome igitabo cya Tobi, muzasangamo umugabo umusaza Tobiti wasekwaga akanyegwa kubera gushyingura abapfuye, kandi murabizi neza ko gushyingura abapfuye ari igikorwa cy'impuhwe z'Imana. Ndabeshya abanyampuhwe se? Ni igikorwa cy'impuhwe z'Imana. Tobiti rero yakoraga iki gikorwa cy'impuhwe z'Imana, ashyingura abishwe n'akaga n'ubugome bwa Sekibi, akabandurura ku gasozi. Nuko umunsi umwe inkuru murayizi, ananiwe aza kurambarara munsi y'igiti kugira ngo aruhuke ho gatoya. Nuko ngo ibishwi byari muri icyo giti bimwituma mu maso, hanyuma amaso ye aherako ahuma. Nuko amaze guhuma, aho nashakaga kugera naho yahuye n'ikigeragezo gikomeye, ku buryo n'umugore we yamugerageje cyane. Nuko rero ngo ibishwi bimaze kumukorera ibyo byamfura mbi, bimuroshyemo ibyo bintu bishyushye bimuhuma amaso, nuko ageze mu rugo ahura n'ikigeragezo gikomeye. Nuko kubera ko yari yarahumye ariko ahuma ari n'intungane, umunsi umwe rero umugore we aragenda agiye guca inshuro, aho yari yaciye inshuro baramwikundira, bamuha n'agahene k'agasekurume ngo azagenda agaburira abana be. Akagejeje mu rugo, agasekurume gatangira guhebeba. Tobiti wari warahumye amaso aramubaza ati, umugore wanjye, none iyo hene ntiwaba uyibye? Umugore ati, niyo bampaye. Tobiti aravuga ati, none naba ngiye guhemukira Imana narahumye n'amaso, iyo hene niba ari inyibano yisubize nyirayo. Abivuze bwa kabiri umugore arabisha, yamuneka ntimukarakare cyane. Umugore ararakara
muzi amagambo yamubwiye, yaramucyuriye aramubwira ngo ko wigize umuntu mwiza, ngo ubundi ibyo byiza byawe byakugejeje kuki. Hari abazabacyurira ngo iminsi muhora muririmba ubundi mwageze kuki. Izo nyuro ntimukazikande. Umugore rero yaramucyuriye aramubwira ngo ko ushaka kunyereka ko uri umuntu mwiza, ubundi iyo neza yawe yakugejeje kuki. Icyo byakumariye bose barakibonye. Ese ubwo yaramushimye cyangwa yaramunyeze? Ngo icyo byakumariye twarakibonye, wabaye impumyi, ngaho komeza ukore ibyiza byawe, ukomeze ukomere ku mategeko y'Imana. Muzi uko byagendekeye Tobiti. Ngo kuri iri jambo abwiwe n'umugore we yarashavuye cyane, asuhuza umutima, araturika ararira. Ngaho mbere umugabo urize kubera inyuro y'umugore we. Aha yari ashyizwe mu kigeragezo gikomeye, kubera ko yari akomeye ku mategeko y'Imana, yari akomeye ku ijambo ry'Imana. Ibyo kandi namwe ntimubishidikanyeho, abakomera ku mategeko y'Imana n'abakomera ku ijambo ry'Imana ntimuzatungurwe no kumva inyuro zimwe na zimwe ngo byabagejeje kuki. Kuko ntabwo aba azi ihumure riri mu mutima wawe. Tobiti rero yaratwitse ararira, ariko yanga no kuva ku izima. Bisobanuye ko no mu bigeragezo ntiyigeze areka Imana, no mu bigeragezo ntiyigeze atatira ijambo ry'Imana. Niho rero mutagatifu, iri jambo rya Mutagatifu Faustina riza ridukangurira imyitwarire nk'iyo ngiyo, ko tugomba gushimira Imana igihe cyose ubutumwa bw'Imana twabukoze neza. Tobiti rero igishimishije kuri we ni uko mu kwihangana kwe byarangiye Uhoraho amwoherereje marayika Rafayire, akura ibihu byererana ku maso ye ngo arebe urumuri rw'Imana. Ibyo mwaza bisanga mu gitabo cya Tobi, umutwe wa 3 umurongo wa 7. Bizabafasha cyane n'indi mirongo ikurikira. Bivuga ngo uwakomeye ku mategeko y'Imana, uwakomeye ku izina ry'Imana, birangira Imana imurenganuye nk'uko yabigendereje uyu mubyeyi. Tugeze ku ngingo ya nyuma rero. Niba Mama Faustina atubwira ko gushimira Yezu igihe cyose ari byiza, ko kandi niyo twanyura mu bigeragezo tugomba gushimira Yezu, mbese ubundi ni ubuhe buryo bwiza bwo gushimira Yezu? Ahangaha rwose ntabwo ndi buvuge byinshi, ahubwo buri wese agira uburyo bwe ashimiramo Imana, uburyo bwe ashimira Yezu. Ariko reka mbatungire agatoki ku buryo 3 bwiza cyane muzajya kandi tuzajya dushimiramo Yezu igihe cyose twashobojwe gukora ubutumwa bwe, kabone n'aho twaba tubukorera mu bigeragezo bikomeye. Uburyo bwa mbere ni isengesho risingiza Imana. Ntimugacikanwe n'isengesho risingiza Imana, kuko gusingiza ni no gushimira uwaduhanze. Ntimugacikanwe n'isengesho risingiza Yezu. N'ubu niherereye iwawe, n'ubu natuje ukitse imirimo, ntuzajye rwose wibuza no guterura ako karirimbo kavuga ngo nzagusingiza, nzakubyinira kuko iby'ukore. Haleluya.
ukabona mu gitondo ibirenge byawe bibiri bikoze hasi, ukabona amaso yawe yongeye kureba, ntuzibuze gusingiza Imana. Nibwo buryo bwiza bwo gushima. Kandi nubona ibirenge byawe byongeye gutera intambwe, bigiye kwamamaza ubutumwa bwiza, bitagiye bigiye kugambana, bitagiye bigiye guhora, bitihuta bigiye kunnyega no gucisha bugufi abandi, uzasingiza Uhoraho kuko icyo gisingiza azaba gikwiye. Ubwo rero ni uburyo bwiza bwo gushimira Yesu, nubwo buri wese agira uburyo bwe. Isengesho risingiza Imana n'abakera bararitubwiye, nka Zaburi ya 92 iyo utangiye kuyisoma bigira iti: ni byiza kugusingiza Uhoraho no gucurangira izina ryawe usumba byose, kwamamaza ineza yawe kuva mu gitondo n'ubudahemuka bwawe mu ijoro ryose, kunanga ku muduri no mu ijwi ry'iningiri, aho ngaho usingiza Imana. Dore uburyo bwa kabiri bwo gushimira Yesu uguha gukora ubutumwa bwiza, ni ugutura ibitambo binyuza Imana. Gutura igitambo kinyuza Imana, reka mbere no ku gitambo gisumba ibindi, ari Eucharistia ntagatifu tugiye gutura muri aka kanya. Iki gitambo gitura ubishyize mu mutima, ujye ugitura nk'uwakandagiye mu ijuru ry'Imana, byibuze umara agasaha kose wibereye muri iryo juru ryayo, ntacyo bizagutwara. Burya no mu ijambo rimwe Eucharistia bivuga gushimira. Igitambo cy'Eucharistia bivuga hamwe n'ibindi bisobanuro igitambo cy'ishimwe ry'Imana. Iyo Imana iguha gukora ubutumwa byo kuvuga izina rya Yesu, ujye uyishimira wivuye inyuma mu gitambo cy'Eucharistia ubishyize mu mutima. Burya igitambo cyose dutuye, ndavuga igitambo cy'Eucharistia, tuba dushimiye Uhoraho mu buryo bw'indengakamere. Ariko nanone mu zindi sacrifice, mu bindi bitambo bya hato na hato, mu bundi kwitanga mu tuntu dutoya, no kuba wakwigomwa ikirahure cy'amazi ngo mugenzi wawe akibone, burya nabwo witanze. Biriya nabyo ni ishimwe rinyura Imana, mu bundi buryo bwa kabiri bwiza bwo gushimira Imana. Ibindi namwe murabyizi. Ariko kandi hari n'uburyo bwa gatatu ngiye kubatungira agatoki, nabwo bwo gushimira Imana idushoboza ubutumwa bwayo. Ni indirimbo zishimira, ni indirimbo zishimira. Nyamwunda cyane abaririmbyi bacu, nyamwunda cyane liturujia yacu. Iyo tugeze mu mwanya wo gushimira, ntabwo mwizigama pe. Nabonye muri uru Rwanda gushimira Imana mu buryo bw'indirimbo rwose bimaze kutuba mu muco. Reka nkangurira abahanzi, muduhangire indirimbo zo gusingiza Uhoraho, muduhangire indirimbo zo gushimira Imana, maze tujye turambura amaboko dusingize iyaduhaye. Reka mbwira abo baririmbyi, mbwira ayo makorari, mutibagiwe n'izindi, ariko muzongere mukomereze aho mugereje, muduhimbire, muduhangire, muturirimbire izo gushimira Imana, maze tujye tunyurwa, kuko nibwo buryo bwiza bwo kuzuza iri jambo Mama Faustine yatubwiye ngo nzashimira Yesu igihe cyose nitangiye ubutumwa, niyo nasuzugurwa, niyo nagera mu bigeragezo. Nimuduhangire izo turirimba turi mu bigeragezo, maze imitima yacu ikongera ikayeruka. Nimuturirimbe izo gusingiza Imana, maze nitunaririmba agahinda kadutashye umutima, izuba ry'Uhoraho ryongere rirasire mu mitima yacu, rirasire mu mitima y'abandi. Tubwire Yesu ngo urakoze. Hari akaririmbo, sinzi niba ari indirimbo yahanzwe gutyo gusa cyangwa se inemewe, simbizi, ariko hari abakarismatike bajyaga baririmba akaririmbo keza nk'abakunda, baririmba ngo urakoze Yesu.
urakoze Yesu, urakoze Yesu, urakoze Yesu, haleluya, kuko dukunda, kuko dukunda, kuko dukunda, haleluya, amen. Urakoze Yesu, kandi izina ryawe rigomba gusingizwa. Ngaka gafunguro nari mbafitiye, ibindi Roho Mutagatifu abagaburire mu bahage, Nyagasani Yezu w'Imana. Kristo Yesu akuzwe. Reka nongere mbasabe nk'uko bisanzwe dushimire Padiri Eugene Niyonzima waduhaye inyigisho nziza. Arakoze cyane nk'uko bisanzwe, kandi tuzakomeza no kubikurikira kuko hari n'ikoranabuhanga rituma tubikurikirana. Nkagira ngo rero dukomeze twitegure, abafite imirimo bitegure dutuje, kugira ngo kanya tuze gutura igitambo cy'Ukaristiya cyo gushimira koko. Ariko mbere yo gukomeza ndagira ngo uyu munsi abantu bari hano bose bitwa ba Faustine bose bazamura amaboko kandi tubifurize umunsi mukuru mwiza. Ba Faustine n'abitwa ba Faustin, hanyuma by'umwihariko ndagira ngo dushimire korali Saint Faustine iri hano iburyo bwacu, yagize n'umunsi mukuru. Korali Saint Faustine isanzwe itwizihiza, iradususurutsa buri gihe, ariko uyu munsi ni umunsi w'umwihariko. Turagira ngo tubashimire cyane, twiteze ko mu kanya tuza kuba duhagurutse twese turi kuririmba nabo turi kubyina. Uyu munsi byabaye impurirane, ntabwo ngewe nabivuga, hari n'abandi batagatifu twizihiza uyu munsi bihurirana, nabo turabifuriza umunsi mukuru mwiza. Murakoze cyane. Kristo Yesu akuzwe. Nubwo uyu muvandimwe wavugaga anyonyombye akagenda, ariko uyu munsi ni mutagatifu Placide, nawe tumwifuriza umunsi mwiza. Byamunaniye ko byivugiye, ariko turabivuze, ugira umunsi mwiza n'umuvandimwe wawe.
ibintu bya numwe ngo nibyo arabitubwira Maria Johnson Uru. Saint Faustin Wow. Andika. oya Sinzi kwandika ivyo bintu cyane. Saint Faustin Saint Faustin